tugiye ko ukina comedy kuri Bramo Comedy sibyo waducishirizaho akantu tugasiga abafana bacu bari guseka bishimye. Ya ni mwasetse se nako gako ndari mfite konyine. Hi guys, ni Didi nkuko mubizi, iyi ni AEO TV. Uyu munsi rero ntabwo tuje kubereka uko bateka akabenzi cyangwa ku mazi, ahubwo uyu munsi tuje kubaganiriza nka AEO TV. Nimwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment nkuko muri abafana bacu kandi turabakunda cyane. Kuri uyu munsi rero dufite umutumirwa, mukanya turamubereka, hanyuma hari ibiganiro tugiye kugirana, ndakeka ko ari buze kubanezeza, muraza kuryoherwa, mudutege amaso cyangwa se amatwi, hanyuma twiganirire, turabakunda cyane. Nkuko nari maze kubibabwira ko dufite umutumirwa, namuha ikaze, ni karibu muri studio yacu, hanyuma tuganiriza abafana ba AEO TV. Muraho neza? Muraho. Meze mute? Meze bo. Meze neza. Yego. Muri kumubona rwose kari umukobwa w'umusirimu cyane, muri kumubona ku dusatsi, dushanete, agaherena, muri kumubona kameze neza cyane rwose. Watangira wibwira abafana bacu ba AEO TV, ukabwira amazina, ese n'imyaka wabacishiriza mukababwira nta kibazo. Okay. Abantu badukurikiye, amazina ni Diana Soso. Ndi umukomediye, abantu babazi Bramo Comedy n'abatazizi nyine bajya kuri YouTube bakara Bramo Comedy, nyina muri Bramo Comedy. Nanababwira nyine ko mwajyaho mukatureba. Ikindi ndabashimiye kuba mwadutumiye. Diana urakoze cyane. Twabwira uri kudukurikira ko bakandikamo Bramo Comedy bakakureba. Nabonye video zawe cyangwa se comedy zawe zimeze neza cyane. Uretse ko nabonye winjiye mu bintu by'ama comedians ukiri umwana, wabufite nk'imyaka ingahe? Dusangize ku bafana bacu. Tukiri kuri ibyo ngibyo rero, ndabona rwose uri umukobwa mwiza, uduherena, gasatsi, wambaye neza mbese. Wambaye neza cyane uyu munsi gusa neza. Murakoze. Diana nombeshye rwose, ba Diana ndabazi. Nombeshye. Ubu wamaze gutekwa n'abasore bangahe? Uwo muri kumwe n'uwa kangahe? Byansaba kubanza gutekereza neza. No kubanza ukabyigaho? No kubanza ngabyigaho. Wenda duhe nk'ishusho, mbwire ati wenda ni 10 kuko ndabizi ko batajya munsi. Ni 10 wenda na 12. 12. Muri abo basore bose se mwacanye mu nzira y'urukundo 12, uwo wiyumvisemo cyane kurusha abandi yarateye ate, kugira ngo nyine abantu bari kudukurikira uzaza kwibariza izina tumenye ngo azaba afite izihe character. Mbese ukunda abasore bameze bate? Ya. Wenda nk'umujama twahuza tugahuza neza, shaburiya byagorana pe. Ko wenda gitangira gukundana. Uriya urukundo rwa mbere rwana rwo rwa rurwanyarwa. Ariko urundi rukundo nyine umuntu amaje gukora amana biragorana cyane kuko umuntu aba afite ibintu agenderaho yakunda, nkaburangiye kunzanira nk'umutipe nyine umuntu uko ari mwiza byonyine ngo nta kindi kintu afite nyine kuba nakundana byagorana. Bishatse kuvuga ngo nta kofi ntacyo yaza kubwira. Yego, icyo ushatse kutubwira ubwo? Yego. Ni ukuvuga muri kubyumva rero mwabafana bacu mwe, umusore wajya gutereta Diana cyangwa se umujyama nkuko abyivugiye, ni umusore abanje kubaka iki ikofi. Adafite ku ikofi ntazirirwa za kugira ikintu mubaza. Hanyuma tuvuye ku ikofi, izindi character yaba afite wenda ashobora kuba ari muremure yirabura, mbese tubwiye kugira ngo niyumva kimwe ashobora kuba afite ikofi ariko izo character zindi ntaza afite. Tubwire byibuza nk'ebyiri z'ingenzi. Ya kuko ngewe nyine nkanjye ku giti cyanjye numva ko urukundo rwanya rw'urutabaho. Yego. Ya nje rero ikintu ngenderaho nko kureba byibuze ati umuntu nyine turi kumwe gukina gusa byaba ari gudu, wenda uko yabasa kose ari murefu nyine ari muremure mo gake nyine ukuntu, kandi ikindi afatikamo ukuntu nyine, ikindi kiyongeye hafite amafaranga. Yego. Uwo ngo nyine tu abafana bacu muri kubyumva neza, umutipe wa Tereta Diana ni umutipe ugomba kuba ari muremure afite ku ifaranga, mbese umutipe basohokana ngakumva ko ari feeling yuko
ari kumwe nawe. Ubwo rero ndababuriye abantu nyine bafite kuri za santimetero ntavuze na metero mwe mwajoyininga muze kwibariza akazina inbox. Diana, tuvuye mu bintu by'inkunda mu buzima busanzwe ni ikihe kintu ukunda kigushimisha kurusha ibindi byose biba ku isi? Buriya ikintu cya mbere kinshimisha ni ukuba ndi kwakitinga ndi gukina filime. Icyo kintu ni ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima. Niyo mpamvu winjiye muri Bramo Comedy ujya gukinamo ziriya comedy zose. Mbese ukunda gukina ibintu by'amafilms. Okay, mu bintu by'amafilms ese ukina mu buzima bwa buri munsi uba wumva niyihe function ukunda kuba wafata? Hari amafunction menshi, hari ukuba ubabaye, hari ukuba ukunda kuba uri kurya cyangwa se ukunda kuba uryamye, mbese hari ibintu byinshi. Wowe ukunda nko gukina uri gukora iki? Njyewe nkunda kuba nakina nyine wenda nuko nkunda gukina nyine nsa nkaho nyine ndi kuvuga nseka nsakuza nyine ibyo bintu nibyo mba numva nyine bimfasha cyane. Ibyo nkunda kuba nyine ndi kwakitinga kubwira nk'umuntu ndi kuvuga ndi gusakuza, ibyo bintu nibyo nkunda. Yego Diana, urakoze cyane utubwiye ibintu ukunda gukina muri films. Noneho tugitangira watubwiye ahantu ese aka karere kacu uyu murenge wa Gatore wahabonye ute? Ndabizi ko warenze uturere tubiri, aha wahabonye ute? Ahantu rero yego ni mu cyaro ariko nyine nta bidasanzwe byaho, nta kibazo. Nyine uri kubireba waje wiyambare nk'abanyamujyi. Mu cyaro rero twiyambara gutya, twikubitamo ibintu by'ibipantaro, mukanya nakubitaho n'agasuka nkajya hehe mu murima, tuba twiyambariye gutya. Ariko urabona ibi bintu ni ibisirimu, ni iby'i Kigali. Ashobora no kubona ese hagize nk'umuntu ushaka kubwira ati uyu mukobwa ko tubona yambaye nabi, mu by'ukuri akakubaza ati iyo nyambaro wambaye ni bwoko ki, wamusobanurira iki? Ikintu namusobanurira cyo nyine ni uko kandi nyine nubwo ari mu cyaro hariho abantu nyine batureba ku mateleviziyo, batureba muri aho komedi dukina. Ndakeka ko nyine babona dukina twambaye ibintu bitandukanye. Ubwo rero namubwira ko bitewe n'aho naturutse naje nyine nambaye, ntabwo nari mfiteze ko ndibuze nsanga uko nambaye bitandukanye. Niko namubwira nyine, namubwira ko uko yambara bitewe n'uko ari ahari, nanjye nambara uko nambaye bitewe n'aho mvuye nyine n'aho nje. Gusa nyine namubwira ko ikindi nyine kuba dutandukanye ari uko nyine n'ubundi dutandukanye aho navuye n'aho musanze. Yego Diana, urakoze cyane udusobanuye ku myambarire wambaye. Hano ni mu cyaro, hari abantu bashaka kukubona bakabyibazaho bakavuga ati se uriya mukobwa yataye umuco. Ariko ntabwo ari uguta umuco mw'abantu mwe, biterwa yambaye imyambare bitewe n'aho yaturutse. Aho yaturutse niho bamwemerera kwambara imyambarire, ariko ni umukobwa mwiza cyane. Diana, tuvuye kuri ibyo ngibyo, waba usengera nko muri he dini ni itorero? Biraterwa n'aho usengera kugira ngo tubwire abafana bacu. Wenda waza gusenga akaba yakubonayo. Hari mu buzima busanzwe usengera he? Njye idini buriya nta dini ngira cyane ko amadini menshi yanakuweho. Nsengeraho numva nyine nifuje nyine abatuye umunsi. Yego rero nadusekeje cyane ngo we nta dini agira, nta torero. Ariko by the way biranumvikana cyari umukobwa, ntabwo urahitamo aho gusengera. Uzahabona ari uko wabonye iki? Umugabo. Bivuge neza, wabonye umugabo nibwo uzahitamo aho gusengera, kuko ubu ngubu uracyari kujyaho ubonye, kuko uracyari umushyitsi, si byo se? Yego. Ni iki se kindi wasangiza abafana bacu ba AEO TV? Nk'agashya wababwira ni akahe? Hano wahabonye ute? Mbese uratubwira wabasangiza nko kugashya waba wasanze nta, cyangwa se wowe waba wakuye mu mujyi? Agashya nababwira byibuze nyine akantu ka mbere nababwira ka mbere ni uko nyine bajya bakurikira AEO TV. Kandi ikindi cya kabiri nibajya kuri Bramo Comedy bakareba, wallahi ndababwiye cyo kora bazakore kunzogera nyine zijye zibagwaho zo dukora, kuko nyine hari ibintu byiza byinshi cyane. Kandi ikindi nyine bajye bakurikira ibiganiro bya AEO TV, ko nyine nanjye kugira ngo nzarane uko narebye ibintu byinshi mukora, nyine ndabati nanjye nazana ikiganiro nta kibazo. Yego Diana Soso arakoze cyane.
adushishikarije kureba kuri Bramo Comedy, tukareba comedy akina, kandi ikindi twabibutsa kureba kuri AEO TV. Hariho utuntu twinshi twabashyiriyeho, abafana bacu turabakunda cyane, tubahoza ku mutima. Mbese ni ukuvuga ngo Diana Soso yakurikiye ibiganiro byacu cyangwa se yakurikiye ibyo twashyize kuri AEO TV, biramushimisha, bimukora ku mutima, niyo mpamvu yahisemo kuza kutureba ngo aduhe ikiganiro nka AEO TV. Turabashimiye cyane rero, mutibagirwe gukora ku nzogera, mutibagirwe kuduhereza ka like na share na comments. Diana Soso, twabonye ko ukunda ibintu by'amakomedi, ese ni nk'uwuhe mukinnyi waba ufatiraho nk'urugero? Nk'umukinnyi ngiye naba mfatiraho urugero, ngiye ku giti cyanjye buriya ubundi ngiye numvaga ko ntabwo nigeze nkunda kureba zino filime z'inyarwanda, nakunda kureba filime zo hanze zino zisobanuye. Gusa nyine nk'umuntu nawe mfatiraho urugero, navuga ko ari nawe ari byo nisanzemo. Diana Soso, noneho utubwiye umukinnyi ufatiraho urugero, ese n'ubu ubona none ukabona ko arenze kurusha abandi gushimisha cyane? Umukinnyi wa filime waba unshimisha cyane, nanjye burandira nkumva ndashimisha cyane ko yandi umukinnyi. Urakoze cyane. Diana Soso atubwiye ko mu bakinnyi bose ari we yihereyeho, ari ushimishije kurusha abandi bose. None se Diana Soso, ni izihe nama wagira abakobwa bari mu kigero cyawe cyangwa se bari bakuruseho? Hari abakobwa benshi, urabizi ko abakobwa bigiramo ikintu cyo kwitinya, bakumva ko ibintu batabishoboye, ariko wowe wabashije gutinyuka mu myaka yawe watubwiye, ubasha kwegera ukina komedi. Wowe ni izihe nama wagira abo bakobwa? Inama nabagira ni uko nyine ibintu byose bishoboka, kandi nyine ikintu ukunda buriya nyine ntihakagire umuntu uguca intege. Ko byagenda kose nyine jya ugerageza ukore paka ukigezeho, kandi ikindi nyine bajye bitinyuka, bajye batinyuka nyine, nta bidasanzwe byabyo. Buriya ni n'ibintu byiza, buriya ngenda nabikunda cyane. Gusa natangiye nabikunda cyane, ariko ngenda mbijyamo, ngenda mbikunda nyine, ngenda numva ko ari ibintu byiza cyane, kandi nanubu ndanabikunda cyane, nta n'umuntu wabimbuza. Kandi nyine ikindi nababwira cyo, nimba yaba yiyumvamo iyo mpano cyangwa se yumva bikunze, nyine ajya akora uko ashoboye, nyine agerageza abikore, ko nyine buriya buri kintu cyose kibaho ntabwo wabura abacantege, ajya agerageza nyine ntagacike intege. Diana Soso arakoze cyane. Diana Soso urakoze cyane kutuganiza kuri izo nama nziza. Hanyuma se ni izihe nama waganiriza? Hari abatipe hanze aha abona niba afite fiance wagiye muri sinema bikaba ikibazo, bagatangira gushwanashwana, wowe niye nama wabagira? Inama nje nabagira njye ku giti cyanjye ni uko nababwira ko nyine ibi dukina cyangwa se ibyo dukora ntabwo ari uko biba bidufashaho cyangwa se ariko tubayeho. Nyine ni ukuba yego nyine dukina ibibaho cyangwa se ibyabayeho cyangwa se bizabaho, ariko nyine ntabwo bari ibya danje, kandi ntabwo ari bibi, ni akazi n'akandi kose. Rero ntabwo kumva ko girlfriend wawe nyine yagiye gukina mu bintu by'amakomedi, ibintu by'amakuru, ntabwo nyine bikwiye ko nyine yabaye umuntu udasanzwe, ni umuntu usanzwe, kandi nyuma y'ibyo arujya akaba umuntu muzima, nyine umuntu usanzwe uri aho ngaho nyine tukajya mu buzima busanzwe. Diana urakoze cyane. Ubuse Diana, ku myaka yawe mu minsi iri imbere nushinga nk'urugo ugashaka umugabo akajya kubuza ibyo bintu, ese uzabyitwaramo? Akakubuza kujya muri sinema, uzabyitwaramo ute? Njyewe bitewe n'ukuntu mbikunda pe, bitewe n'ukuntu mbikunda, si uwo mugabo buriya yabasatira. Uravuze ngo nta mugabo wakubuza kujya muri sinema? Ndakeka ntabwo byashoboka pe, anabigerageje wenda ndakeka twadivurusa kabisa. Bivuze ngo aho kureka sinema wareka umugabo? Yego. Mwabyumvishije rero, umukobwa wacu rwose atubwije ukuri, ubwo ngubwo akunda sinema cyane ku rwego rwo hejuru, muri kubyumva. Hanyuma se Diana, ubu ngubu wowe ujya gutekereza kujya muri komedi, watekerezaga ko abazakubona se bazaguca intege, uzabyitwaramo ute? Ubu bimazemo hajya nk'igihe kingana ute? mbimazemo nk'umwaka. Gusa nyine ntangira kubijyamo, nyine ni ibintu yego nyine byatangiye ndeba filime nkumva ndazikunze, nkumva ranjye nakina, bigatangira nyine nta kamera ihari, nyuma nyine nkahura n'abantu bari kwakitinga nkabasaba nkajyamo gutyo na gutyo n'ibindi. Gusa nyine
nisanga nyine ntagiye kubikunda cyane, gusa nyine ntabwo navutse mbikunda, nuko nyine byatewe n'ibyo narebye nyine nkumva nanjye nyine ndabakunze abantu babikora, nkumva nyine ndabyishimiye. Kandi kirenze kuri icyo nyine maje kubimenya, urumva nari ndi umwana, menya yuko nyine byaba akazi nk'akandi kose kakanagutunga kagatuma ubaho neza, bituma nyine mbikunda cyane. Yego, urakoze Diana. Ni ukuvuga ngo sinema warayikunze cyane urayijoyininga, ubu bivuze ngo kuri iyi saha hari abakobwa hanze aha ngaha rwose yimeza neza, kumva ko ikintu cyose azajya akinyenera azajya agikura ku batipe. Wowe ndakeka icyo kigero warakivuyemo bitewe n'uko winjiye muri sinema, ubu ubasha gukora amafaranga ukaba wakigurira buri kimwe cyose ushaka. Ndakeka ko wambaye buse uhereye wenda ku birenge kugeza nko ku musatsi, hari icyo nka sheri wawe yaba yaragizemo uruhare? Warabyiguriye? Murabyumva rero ko bakobwa bagomba gutinyuka bakaza muri sinema bakigirira icyizere kugira ngo bajye bibonera ibituma basa neza, apana kudipendingira ku batipe b'iki gihe. Ntabwo biba byoroshye rero. Yego Diana, ni iyihe role muri sinema, mu ma videos cyangwa se mu makomedi yose ukina, ni iyihe role wumva bayiguhaye utaba proud yayo yo kuyikina? Rero ntabasha nyine ntaba proud yayo. Nka role yo gukina nyine ndi indaya imwe ya danje nyine kabije to. Itari ya danje ari gacyaye yo wayikina? Ariko ari indaya ya danje ntabwo wayikina? Ubwo si indaya ya danje nk'abafana bari kudukurikira ni indaya bimeze gute? Nyine hari indaya imwe ya danje nyine sibona bivuga gutera, ya indi nyine iba yaramenyereye akazi bya danje, wenda nko gukina ku buryo nyine n'umuntu ko nyine nkanjye kandi umukobwa, kandi ngiye ndateganya kuzagira ubundi buzima wenda, kandi ibyo nkina ni ibintu bizahamaho, kandi ikindi n'abandi bantu bazaza bazabireba, wenda nk'ibintu mbona nyine bitanshimisha cyangwa se bitashimisha umuryango wanjye cyangwa se wenda abazankomokaho batabira bakabona nyine nibi, ntabwo nyine binesheje cyane nk'umuntu nkanjye wabikina nyine ibyo bintu, ndumva ntaba proud yabyo. Yego, urakoze cyane. Utubwiye rero utabasha gukina mu buzima bwawe. Ese rero utubwiye numvise ijyanye n'ibintu by'uburayi. None se mu buzima busanzwe buriya uramutse ukundanye n'umutipe, wambwiye hagiye kumaze gukunda n'abatipe barenga 10. Siko wambwiye? Ubu wa muri kumwe ni nka 10 na kangahe? Nka 12. Nk'umutipe wa 12. Ese kuva kuri uwo mutipe wa mbere kugeza ku mutipe wa 12 wambwiye, nta mutipe uragerageza nyine nawe ubwo hita ubyibwira nawe wenda nko kuba yansa ko duprenga sex. Ntabwo byabura, ibyo ni ibintu biba mu buzima, ntabwo byabura pe. Abakibigusaba rero witwaye ute ko mbona uri kubihungira kure? Yego, nyine nk'umuntu nkanjye nyine urumva mba numva ari nk'ibintu bidasanzwe, cyangwa se nkumva neye nk'ubwoba rimwe na rimwe, ubwo wenda urumva nyine ntagira ko ndatangiye gukunda n'umwana muto cyane wenda, kandi ikindi nkakunda n'abantu banduka rero kubimbwira, hari igihe nyine byanteraga ubwoba, najya mubona nkamwihisha ngasubira inyuma ngahindura inzira nyine bikarangira gutyo to, na nyine urumva biba ari ibintu bya danje. Mbese mu magambo make ibyo bintu urabitinya? Yego. Ni ukuvuga kuva ku mutipe wa mbere kugeza ku wa 12, ubwo se abo batipe iyo bakatiye ko nzi yuko nabo baba batoroshye bahita bigenda bite? Nyine urabona ndi umukomediye, kandi ikindi ngiye mfite amafaranga, ikindi nyine buriya ikintu gikurura abasista nuko umutipe nyine abafite icyo guhereza. Iyo afite icyo guhereza nyine kumurika bigoye pe, ariko nanone iyo wifite wowe ubwawe hari igihe bayida wabura nahaguhera. Ni ukuvuga ngo baraza batangira ibyo ngibyo, babona ko atari bugushukisha agakweto keza cyangwa se agaherena keza, akabona ko nta kindi ari bugufatireho akikuramo akagenda kare. Iyo rero ni zimwe mu nama wagira urubyiruko rw'ikigero yo kwihagararaho. Yego, nyine wenda ntiyanakina na sinema cyangwa se wenda akora iki, ariko nyine pe no kuba uri umudada ufite icyo ukora nabyo ni ibintu byiza, ni ibintu nabashishikariza byataye ko nyine kenshi na kenshi ikintu gikurura abasista kuba baprenga sexy n'abantu b'abagabo nyine cyangwa se abatipe nyine bitari ngombwa ni amafaranga. Yego. Urakoze cyane Diana. Utubwiye uburyo ki wowe ugerageza gukuramo amafaranga kugira ngo abasore batagushuka bitwaje amafaranga. Ese niye nama wagira abakobwa bagenzi bawe kugira ngo batajya nyine bave muri ibyo bishuko byo gushukishwa amafaranga?
Icyambere nababwira buriya biragoranye kuba umutipe wenda waba ufite nk'ikibazo wenda akubwira ati nagufasha kugikemura, ntabwo yagusapotinga irya mbere irya kabiri mutarapurenga sex, ntabwo bishoboka. Kandi icyo gihe naba gusapotinze nyine mugapurenga sex bitari urukundo, ari uko nyine aguhaye amafaranga nawe ukamuhereza ibyo gukeneyeho, icyo gihe n'undi muzatandukana, uhure n'abandi urumva nyine ni ukwikanga wabaye nawe nyine wabaye indaya. Icyambere nababwira nyine nuko bashaka icyo bakora kabone nubwo cyaba ari kigufi, rega nyine ibintu byose bibyara amafaranga. Kandi nyine no kubona igihe nyine komedi nkabona naratangiye guhembwa mfite amafaranga, ntabwo bitabizira ku kanya. Umuntu arabanza agatangira hasi akazamuka. Icyo nababwira nuko bagerageza bagakora ibintu byo gutegereza amafaranga y'abatipe, ibyo bintu bakabireka rwose, ntabwo ari ibintu bizima. Yego urakoze Diana, mwakoze cyane kudukurikira. Yego murakoze guys, ni AEO TV, twari turi mu kiganiro n'umukobwa wacu Diana Soso. Mwakoze cyane kudukurikira no kubana natwe. Icyo twabasaba no gukomeza gukora subscribe, kukazogera like, share na comment. Turabakunda cyane kandi turi kubategurira ibyiza gusa biri imbere. Diana, wagira icyo ubwira abafana bacu kubasezera? Nyine ni ukuri abantu badukurikiranye ikiganiro kuva gitanya kongera kujya umusozo, turabashimiye cyane. Kandi ikindi nyine mbibutsa ko bajya kuri Bramo Comedy bakatureba rwose, komedi zacu zirashimishije cyane. Kandi ikindi bakore like, share, comment. Diana, urakoze gusezera AEO TV abafana bayo. Ni ukuvuga ngo rero watubwiye ko ukina komedi kuri Bramo Comedy, sibyo? Waducishirizaho akantu tugasiga abafana bacu bari guseka bishimye. Ni mwasetse se? Nako ngako nari mfite konyine.